ucyumva indirimbo idasobanutse gutya ntacyo nabikoraho after all and upset I'm back to try for ndetse n'ingiyi y'inshishurano yashishuye gutya fata umwana reka ubunebwe ntiwitinza arakunanira kandi abandi ntushobora gukeka ko nyirayo yaba ari we waririmbye ino ndirimbo ihebuje gutya. Stay by my side, mbere yo gutangira ese waba waramaze gukanda subscribe? Niba warayikoze kanda like ubundi twikomereze. Ushobora kuba wibaza uti ese Juno yaje kuba icyamamare ate? Yaje kumva ko afite impano yo kuririmba gute? Ese ni gute yaje kwisanga ari we mustar abahanzi benshi cyane bafatiraho urugero cyangwa ukunzwe mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga? Reka turebere hamwe amateka ya Juno Kizigenza n'uburyo yaje kuza muri muzika ndetse n'amateka ye muri rusange. Amazina ye bwite yitwa Kwizera Bosco Junior, wamamaye ku mazina cyangwa se wamenyekanye ku izina rya Juno Kizigenza, ndetse akaba amaze kuzuza imyaka ye 24 y'amavuko. Akaba yaravukiye mu karere ka Kicukiro mu Kagarama, aha ni mu mujyi wa Kigali. Juno Kizigenza kandi akaba yarashoje amashuri yisumbuye, akaba yarasoreje mu kigo cy'amashuri cyitwa Agahozo Youth Village, ndetse akaba yarashoje kwiga mu mwaka wa 2019. Akaba yarize ibijyanye n'ubumenyi bw'isi n'ubukungu MEG. Uyu mustar Juno Kizigenza wakuze yumva azaba umukinnyi mpuzamahanga w'umukino wa ruhago, nyuma akaza kwisangamo impano yo kuririmba abifashijwemo na mubyara we Mr Kagame, wabanje no kumugira inama yo kubanza gusoza amashuri ye. Nyamara uyu Juno Kizigenza utarabikozwaga bitewe n'uko yari afite benshi bamubwiraga yuko agomba gukabya inzozi ze zo kuririmba, bityo ahita atangira kwandika indirimbo ye ya mbere abayishyize hanze ariyo iyi ngiyi. ntacyo nabikoraho after all and upset I'm back to try for. Gusa adaciyeho kabiri atangira kwandika n'izindi nyinshi ari nako anazishyira hanze. Gusa imwe muri izo ariyo yitwa Nazubaye, ari nayo yaje kumuzamura ikamugeza ku rwego rwo hejuru ndetse ikamumenyekanisha muri rubanda, cyangwa se ikamwambutsa imipaka ikamumenyekanisha no mu bihugu byo hanze. Ndetse nawe uri kunyumva sinshidikanya yuko waba warigeze gukunda iyi ndirimbo ya Juno Kizigenza. Wangunda nkunyikiza sinagucomoka narakocoraye. Iyi ndirimbo akaba ariyo yahise imumenyekanisha ku rwego mpuzamahanga. Nkaho ibyo bidahagije ahita ashyira indi album hanze yise 6 kg. Kuva ubwo atangira gukora indirimbo nyinshi zigenda zikundwa, ndetse nawe nizera kuri mu bazikunze. Gusa ubu ngubu akaba afite indirimbo ashyize hanze vuba ahangaha imaze nk'amezi 10 kuzamura. Iyo ndirimbo ikaba yarakunzwe cyane kugeza ubu, ikaba imaze kurebwa n'abantu basaga 6,700,000. Ikaba bivuga ko yaba yaramwinjirije akayabo k'amafaranga angana na 13,000,000 z'amanyarwanda. Sinkeka ko aho waba uri hose waba utarumva ino ndirimbo ya Juno Kizigenza yise Shenge. Ndetse uyu mustar Juno Kizigenza akaba amaze kurenga imipaka y'igihugu cy'u Rwanda, akaba icyamamare mpuzamahanga. Naha dusoreje ikiganiro twari twabateguriye kivuga ku buzima ndetse n'uburyo Juno Kizigenza yazamutse muri muzika. Jya muri komenti wandike uko wumvishe iki cyegeranyo twari twateguye kuri Juno Kizigenza, ndetse wandike cyangwa se uvuge undi twazaganiraho ubutaha, yaba ahantu cyangwa umustar ukunda, byose biri mu burenganzira bwawe. Njye mwari muri kumwe nitwa Dani, naho iyi ni Dani Official Docs. Imana ikomeze ibarinde.